Hari inkuru ikomeje gukurura ibitekerezo nyuma y'uko ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo butangaje ko bukomeje gukurikirana umugore w'imyaka 25 ukekwaho icyaha cyo kugerageza kwica umugabo we bari barasezeranye byemewe n'amategeko Biswara. Nk'uko amakuru yatangajwe n'ubushinjacyaha bigaragaza, uwo mugore akekwaho kuba yarahaye umugabo we inzoga bivugwa ko yari yazivanzemo na supaguru. Icyakora umugabo we niyazinyuye kuko yari yabonye ko izo nzoga zari zahinduye amabara, bituma hagira amakenga ahitamo kutazinywa. Ese niki cyatumye umugore afata umwanya we agafata inzoga akazivangamo na supaguru ku gikorwa gishobora gutuma umugabo we yitaba Imana? Nicyo ubushinjacyaha buvuga kuri iyi dosiye, kandi si urubanza rugeze he? Murakaza neza ku Itohoza TV Rwanda. Muri iyi video tugiye kubagezaho amakuru yose amaze kujya ahagaragara muri iyi nkuru. Bienvenue kwizera niko nitwa, reba wasa ndetse subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bitazajya bigucika, ubundi unyemerere nkubwire akantu ku kandi kuri iyi nkuru. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo bukomeje gukurikirana umugore w'imyaka 25 ukekwaho icyaha cyo kugerageza kwica umutware we cyangwa se umugabo we. Ibi bivugwa ko byabereye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rutunga, akagari ka Kigabiro, umurenge we n'uwa Rwintare. Nk'uko amakuru akubiye muri dosiye bigaragaza, ibi byabaye ku itariki 9 Kamena 2026. Ubushinjacyaha buvuga ko umugore akekwaho kuba yaraguze inzoga akazivangamo na supaguru, hanyuma akaziha umugabo we ngo azinywe ubundi yitaba Imana. Icyakora icyo gikorwa nticyageze ku cyo ubushinjacyaha bukeka ko yaragamije. Amakuru avuga ko umugabo yagize amakenga akimara kubona ko izo nzoga zamaze guhindura amabara. Kubera ko uwo mugabo yagize amakenga, yahisemo kutazinywa. Nk'uko ubushinjacyaha bubivuga, kutazinywa nibyo byatumye atagira ingaruka zari gushobora gutuma ahasiga n'ubuzima. Nyuma y'ibi, ikibazo cyahise kigezwa ku nzego zibishinzwe, ubundi zitangira iperereza. Iperereza ryaje kuvamo dosiye yashyikirijwe ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Gasabo, bukaba bukomeje kuyikurikirana hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Ni ngombwa kwibutsa abantu ko ukekwaho icyaha bidahita bivugwa ko umuntu yahamijwe n'icyaha. Nk'uko amategeko abiteganya, umuntu wese afatwa nk'umwere kugeza aho urukiko rumuhamije ibyaha. Niyo mpamvu rero ukuri kuri iyi dosiye kuzagenwa n'ibyemezo bizafatwa n'urukiko nyuma yo gusuzuma ibimenyetso byose no kumva impande zombi zirebwa n'uru rubanza. Iyi ni inkuru yongeye kwibutsa akamaro ko gukomeza kugira amakenga igihe umuntu abonye ikintu kidasanzwe, ndetse no kureka inzego zibifitiye ububasha zigakora akazi kazo kugira ngo ukuri kuzajye ahagaragara. Tuzakomeza kubagezaho amakuru mashya kuri iyi dosiye uko azagenda atangwa n'inzego zibishinzwe. Niba ukunda inkuru ziba ziri kuvugwa hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu Rwanda, zishingiye ku makuru yizewe, komeza ukurikire Itohoza TV, ukande subscribe, like n'akazogera kugira ngo utazacikanwa n'andi makuru aba ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Bienvenue kwizera niko nitwa, iyi ni Itohoza TV Rwanda. Mu kanya turagaruka muri ayandi makuru.